Red Blue JD. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku bucakara, by'umwihariko twibande ku icuruzwa ry'abacakara ribaho hagati y'ikinyejana cya 15 n'icya 19. Ubu bucuruzi bamwe bafata nka jenoside ikorerwa birabura bukaba bwarambukiranyaga inyanja ya Atlantique. Ese iri curuza ry'abacakara rigenda gute? Rikorwa n'ibihe bihugu? Abarikora bari babifite mwizeye inyungu? Ese abacakara bavaga mu bihe bihugu? Ibyo kimwe n'ibindi byinshi nibyo tugiye kuvugaho mu kiganiro umurage w'amateka cy'uyu munsi. Muri kumwe nanjye Christophe Tivunge. Tekereza kubyuka mu gitondo ukajya mu mirimo yawe ya buri munsi. Wenda uri mu murima, uri kujya ku isoko cyangwa se uvuye ku ishuri. Ukabona abantu batazi baraje baragufashe, bakujugunya hasi, baragukubise, barakuziritse maze bakujugunya mu cyumba kijimye mu bwato bunini. Umaze ibyumweru cyangwa se amezi menshi mu rugendo rwambukiranya inyanja. Wicwa n'inzara n'inyota. Usize umuryango wawe, usize inshuti zawe, ugeze mu gihugu gishya, nta muntu hazi. Ntago uvuga ururimi rwaho, utegetswe kubaho mu bucakara, ukora imirimo y'amaboko ubuzima bwawe bwose. Abagukomokaho nabo bakaba bagomba kubaho muri ubwo buzima. Niba wari umwirabura hagati y'ikinyejana cya 15 n'ikinyejana cya 19, hari amahirwe menshi ko nawe ibi byakubaho. Mu gihe cy'imyaka igera kuri 400, amamiliyoni y'abirabura bo ku mugabane wa Afrika bagurishwa n'abanyaburayi ku mugabane wa Amerika, mu kizwi nka traite négrière cyangwa se transatlantic. Iyo umuntu asubije amaso inyuma mu mateka y'isi, abona ko kugira abacakara byabayeho kuva kera cyane. Uhereye ku bantu ba mbere batuye isi, ukageza ku bategetsi bakomeye bo mu bihe by'abagereki, ibihe by'abaromani, ku mugabane wa Aziya muri Mesopotamia ariyo Iraq na Iran by'ubu, ndetse no mu Bushinwa. Mu gihe cy'intambara, abagereki ba kera bakaba barakundaga gufata abacakara b'abagore n'abana kugira ngo babakoreshe mu mirimo yo mu rugo. Abagabo bo bakicwa. Uko imijyi y'abagereki yarushagaho gukura, ni nako intambara zirushaho kwiyongera. Bityo n'umubare w'abacakara ukaba munini ku buryo bigera mu kinyejana cya 5 imbere y'ivuka rya Yezu, mu mijyi itandukanye harimo umubare munini w'abacakara kurusha abaturage basanzwe. Mu Baromani naho ubucakara bwari bwarahawe intebe. Ubwami bw'Abaromani bwari buri ku mugabane w'Uburayi hafi ya wose. Abategetsi b'Abaromani bashoboraga gutunga ibihumbi by'abacakara bategekwaga kubahiriza buri kimwe cyose basabwaga. Gladiators bari abasore b'ibigango ariko nanone babacakara. Aba basore bashyirwaga mu kibuga bakarwana kugeza umwe hasize ubuzima. Ibi byakorwaga mu rwego rwo gushimisha abatware ndetse n'abaturage mu mijyi itandukanye y'Abaromani. Abandi bacakara nabo bakoreshwaga mu birombe bya zahabu n'umuringa. Abandi bakajyanwa mu mirima guhinga. Gusa bayobowe n'umuntu witwa Spartacus, abacakara b'Abaromani bagerageza kwivumbagatanya baharanira ubwigenge bwabo, ariko bikabagiraho ingaruka mbi cyane. Abagera ku 600 babambwa ku musaraba ku muhanda wahuzaga umujyi wa Roma na Capua. Aho ku mugabane w'Uburayi kandi hagati y'ikinyejana cya 5 n'icya 10, abanyamadini ntacyo bakora kugira ngo barwanye icuruzwa ry'abantu mu bucakara. Baba abayisilamu, abayahudi ndetse n'abagatolika bose babigiramo uruhare. Guhera mu myaka ya 800 nyuma y'ivuka rya Yezu, aba Vikings batangira gukora ibitero ku gihugu cy'Ubwongereza. Abantu bano ba Vikings bafataga miri bakaba barabagurishaga ku masoko yo muri Espagne, icyo gihe yategekwaga n'idini ya Islamu, ndetse bakanagurishwa muri Turkiya. Ku mugabane wa Afrika mbere y'uko abazungu bawugeramo, ubucakara naho bwari busanzwe buhari. Ku mugabane wa Afrika hakaba haragiye haboneka ubwami bukomeye ndetse bwanabayeho imyaka myinshi mbere y'uko abanyaburayi batangira nabo gukomera. Bumwe muri ubu bwami harimo ubwami bwa Misiri bwabayeho imyaka ibihumbi mbere y'uko Abaromani batangira kuzamuka. Muri Bibiliya bikaba bivugwa ko Abanyamisiri bagira Abanyayisiraheli abacakara igihe kigera ku myaka 400 yose. Ubundi bwami bwigeze gukomera ku mugabane wa Afrika
harimo ubwami bwa Ghana bubaho hagati y'ikinyejana cya 9 n'icya 13 nyuma y'ivuka rya Yezu. Ubwami bwa Benin na Ifi bwari buyobowe n'abo mu bwoko bwa Yoruba bubaho mu kinyejana cya 11 n'icya 12. Iterambere ry'aba Ifi rikaba rihera mu myaka hafi 500 mbere y'ivuka rya Yezu. Hagati y'ikinyejana cya 13 na 15 habaho kandi ubwami bwa Mali bwari bwihariye uburengerazuba ndetse n'amajyepfo ashyira uburasirazuba y'umugabane wa Afrika. Hagati y'umwaka w'1450 n'1550 haboneka kandi ubwami bwa Songhai. Ubu bwami bukaba bwari bukomeye ku buryo bwakoranaga ubucuruzi n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Umwe mu miji yari ikomeye y'ubu bwami hakaba harimo na Timbuktu, yari yubatsemo amasomero atandukanye ndetse n'ibigo by'amashuri makuru. Aha hantu abahanga baturutse muri Afrika no mu burasirazuba bwo hagati bakaba barahahuriraga. Ubu bwami bwose tumaze kuvuga bukaba bwari bwiganje mu gice cy'uburengerazuba bwa Afrika, ari naho icuruzwa ry'abantu mu bucakara rikorwa n'abanyaburayi ryari ryiganje. Ariko nk'uko twabivuze, mbere y'uko abanyaburayi batangira ubucuruzi bwabo bw'abantu, abaturage bari basanzwe batuye muri Afrika nabo bari bafite uburyo bwabo bwo gucuruza abantu no kubakoresha mu bucakara. Ariko ibi bikaba byari bitandukanye cyane n'ibikorwa n'abanyaburayi. Abenshi mu bagirwaga abacakara babaga ari abagore, abagabo ndetse n'abana babaga bafatiwe ku rugamba. Abandi bagirwaga abacakara kubera hari icyaha runaka bakoze, bagahanishwa kuba abacakara ariko by'igihe gito. Rimwe na rimwe umucakara yashoboraga gukora kugira ngo abashe kugura ubwigenge bwe. Ikindi cyatandukanyaga ubucakara bwari busanzwe n'ubwakorwaga n'abanyaburayi nuko abana bavutse ku bacakara ntago baba bahitaga baba abacakara nk'ababyeyi babo. Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa bwerekana ko mbere y'uko abanyafrika batangira koherezwa ku mugabane wa Amerika, hari abandi benshi boherezwaga i Burayi ndetse no mu bihugu by'abayisilamu kugurishwayo, ariko umubare wabo ukaba utari munini. Ndetse ngo hari n'abanyafrika bari barashyizeho icyo umuntu yakwita amaduka yihariye yo gucuruza abantu mu bucakara, kandi ari nacyo kibatunze, banakuramo ubukire bwinshi. Uwitwa Elikia Mbokolo yanditse mu kinyamakuru Le Monde Diplomatique agira ati: umugabane wa Afrika watakaje amaboko menshi yari kuwubaka mu buryo bwose bwashobokaga. Byibuze ibinyejana 10 by'ubucuruzi bw'abacakara byakijije ibihugu by'Abarabu. Abacakara bagera kuri miliyoni 4 bambutswa inyanja itukura bajya muri Aziya. Abandi miliyoni 4 banyura ku byambu byo muri Afrika y'Uburasirazuba ku nyanja y'Abahinde. Abandi miliyoni 9 bakanyuzwa mu butayu bwa Sahara, mu gihe izindi miliyoni hagati y'10 na 20 zambutswe inyanja ya Atlantika. Reka noneho twibande ku bucuruzi bw'abacakara bwambukiranyaga inyanja ya Atlantique bukorwa guhera mu kinyejana cya 14 kugeza mu cya 19. Ubu bucuruzi bukaba ari nabwo kugeza ubu ngubu buzwiho kuba bwaragize ingaruka ku banyafrika benshi, nk'uko twabibonye bagera kuri miliyoni 20. Iyo abanyamateka bari kwiga ku bucuruzi bw'abacakara bwambukiranya inyanja ya Atlantique, babucamwe ibice bibiri. Hari ubucuruzi buzwi ku izina rya First Atlantic System. Ubu bucuruzi buhera mu myaka y'1502 bukageza mu 1580. Bukorwa hanini n'ibihugu bya Portugal ndetse na Espagne. Icyo gihe abanyaburayi bari bamaze imyaka 10 bavumbuye umugabane wa Amerika. No kuvuga mu 1492 ubwo Christophe Colomb yageraga kuri uyu mugabane. Abanyaburayi rero cyane cyane abanyaportugal n'abanya-Espagne bari baratangiye kohereza abaturage babo kwigarurira no gukoloniza ubutaka bwa Amerika. Mu gihe Portugal yo yemereraga abaturage bayo gukora ubucuruzi bw'abacakara muri koloni zayo, Espagne yo ikoresha uburyo buzwi ku izina rya asiento, aho yahaga abacuruzi bo mu bindi bihugu uburenganzira bwo kuzana abacakara muri koloni zayo zari ku mugabane wa Amerika. Ubwiganze bw'abanyaportugal muri ubu bucuruzi burangira ubwo iki gihugu na Espagne byishyira hamwe bigakora igihugu kimwe. Icyo gihe nibwo abafaransa, abahorandi n'abongereza batangira nabo kugira uruhare runini muri ubu bucuruzi mu kizwi nka Second Atlantic System. Iyi Second Atlantic System yihera mu kinyejana cya 17 ndetse
gukurikira ikiganiro umurage w'amateka kuri Keti Radio. Turimo kuvuga ku mateka y'ubucakara, by'umwihariko twibanda ku bucuruzi bw'abacakara bukorerwa hagati y'umugabane wa Afurika n'umugabane wa Amerika. Ubucuruzi bw'abacakara bukaba bwarakorwaga mu bice bitatu. Mu gice cya mbere cya buno bucuruzi, abacuruzi bo ku mugabane w'Uburayi bamanukaga n'amato yabo muri Afurika, by'umwihariko muri Afurika y'Uburengerazuba, bikoreye ibicuruzwa bitandukanye birimo ibitambaro byo gukora imyenda, ibyuma, amasaro, imbunda ndetse n'amasasu. Bageze ku mugabane wa Afurika, ibi bicuruzwa nibyo bakoreshaga mu kugura abacakara babaga bafashwe n'abategetsi bo mu bice byegeranye n'inyanja ya Atlantika. Aba bacakara bapakirwaga y'amato bagatangira igice cya kabiri cya buno bucuruzi cyari kizwe ku izina rya Middle Passage. Aha niho y'amato yambukiranyaga inyanja ya Atlantika akerekeza muri Amerika, yaba y'amajyaruguru, y'amajyepfo ndetse no hagati. Uburyo abacakara bafatwaga muri iyi Middle Passage turabigarukaho mu kanya gatoya. Iyo amato yageraga muri Amerika, abacakara bagurishwaga ku bakoloni bari babakeneye kugira ngo bakore imirimo y'agahato yo mu rugo ndetse no mu mirima. Nyuma yo kugurisha babacakara, abacuruzi b'abanyaburayi batunganyaga y'amato yabo, bakayoza neza, bakayapakira ibicuruzwa bitandukanye birimo itabi, isukari, inzoga n'ibindi byabaga byakorewe aho muri Amerika. Bwa bwato bwakomezaga igice cya gatatu cya bwa bucuruzi, bwambukana none inyanja ya Atlantika bukerekeza ku mugabane w'Uburayi gucuruza ibicuruzwa bwakuye muri Amerika. Ubucuruzi burakomeza gutyo mu gihe cy'ibinyejana 4. Cyabuno bucuruzi aricyo Middle Passage. Mu kugerageza kugisobanukirwa no kumenya uburyo abacakara batwagaga muri ayo mato, turifashisha ubuhamya n'inyandiko bya bamwe mu bacakara babashije kurokoka urwo rugendo, ndetse na bamwe mu banyaburayi babaga batwaye ayo mato. Twifashishije kandi n'abanyamateka bakoze ubushakashatsi ku icuruzwa ry'abacakara. Ibi byose bikaba bikubiye muri filime mpamo yitwa The Middle Passage. It's that transition point from freedom to enslavement. Uyu ni John Hope Franklin, umwarimu w'amateka. The Middle Passage in this case was the Middle Passage, cyangwa se inzira yo hagati, bishatse kuvuga urugendo rurerure, gushyirwa ku njiji kw'abacakara ndetse n'uburyo bubi abanyafurika bavanwaga mu bihugu byabo bakambuswa inyanja bajya ku mugabane mushya wa Amerika. The Middle Passage rwari urugendo ruvana ku bwigenge rukajyana ku bucakara. The New World. Kuva kera abanyaburayi batangira kugera ku mugabane wa Afurika, kuva ubukristo bwatangira kugera mu bice bitandukanye by'isi buzanywe nabo, bano banyaburayi bumvaga ko bagomba guhindura imyemerere y'abanyafurika kandi bakabagira abantu bafungutse mu mutwe. Uyu ni Clifton H. Johnson, umushakashatsi mu mateka y'ubucakara. Racism came to play a part very early. Ivanguraruhu ritangira gukoreshwa kuva kera. Abanyaburayi bumvaga ko abanyafurika ari ubwoko buri munsi y'abazungu, ubwoko bwaremewe kuba abacakara. Ni gutyo batangira gukorana na bamwe mu banyafurika ubwabo, bakagota imidugudu, abayituye bakagirwa abacakara. Ubu ni ubuhamya bwa Richard Drake, umwe mu bazungu b'Abongereza bazaga gushaka abacakara muri Afurika. Mu gihe kiri munsi y'isaha twabaga tumaze gufata abantu 300, abashaje n'abana nta gaciro babaga bafite, bahitaga bicishwa amacumu. Muri ibi bikorwa byo gushaka abacakara, abategetsi b'icyo gihe babigiramo uruhare, ndetse abari inshuti bagacana inyuma. Bamwe babikoraga kubera inyungu z'ubukungu bakoragamo, abandi bakabikora kubera ubwoba bwo kuba bagirwa abacakara ubwabo. Kuba umucakara byazaga mu buryo butandukanye. Washoboraga kuba uri kugenda mu nzira ugafatwa. Igikundi cy'abantu cyashoboraga gutera umuryango umwe, abawugize bose bagafatwa, cyangwa se abantu bo mu moko atandukanye bakarwana, abatsinzwe bakagirwa abacakara. Ibi byashoboraga kubera mu misozi kure y'inkombe z'inyanja, ariko nyuma aba bacakara bajyanwaga ku byambu byari byubatse ku nyanja ya Atlantika. Uyu ni Clifton H. Johnson.
They were chained. Bazirikwaga iminyururu bakambikwa icyuma mu ijosi gishamikiyeho ibindi bishingaraje ku buryo bashatse gutorokera mu ishyamba batangirwa n'ibiti. Bavanwaga ku mugabane w'Afurika hagati bakajyanwa ku nkengero z'inyanja. To the coast, just simply by force. Uru rugendo rwashoboraga kumara amezi 8 bakagenda kilometero zirenga 800. Ibi birometero byose babigendaga baziritse iminyururu ku birenge byombi kandi begeranye cyane. Abacakara bane babaga kandi baziritse umugozi mu ijosi, rimwe na rimwe amaboko nayo bakayazirika ibyuma. Muri urwo rugendo uwogeraga intege nke akarwara cyangwa se akagira ikindi kibazo bamutaga mu nzira akahapfira. Uwitwa Joseph Wright wahoze ari umucakara atanga ubuhamya. While I was with his enemies in the camp, mu gihe nari ndi mu nkambi y'abanzi banjye nabonye uruhinja rw'amezi 18 rwajugunywe hanze y'inkambi kubera nta muntu washakaga kumugura. Uwo muziranenge yamaze iminsi 2 ari kurira, nta muntu wo kumugirira impuhwe uhari kugeza apfuye. Joseph Wright, former African captive. Uyu ni Howard Jones. No matter what happens, they are certainly ill-treated. Ibyo ari byo byose bano bantu bari bafashwe nabi, barahohoterwa kandi bibasigira ingaruka zikomeye byaba ku mubiri ndetse no mu mutwe. Bari abantu bavanwe mu miryango yabo ku ngufu bakajyanwa ahantu batazi na gato. Ntabwo babaga bazi ikigiye kubabaho. Bashobora kuba barakekaga ko bagiye kuribwa cyangwa se bakagirirwa nabi mu bundi buryo. Ibi byabagizeho ingaruka umuntu adashobora no kuba yatekereza cyangwa se ngo apime. Iyo aba bacakara bageraga ku nkengero z'inyanja ya Atlantique bahuraga n'inzuzi imitamenwa. Aya mazu manini yabaga yarubatswe n'ibigo by'abanyaburayi bicuruza abantu nka British Royal African Company, Danish West India Company na Bank of Amsterdam. Agera kuri 50 yari yubatse ku nkombe z'inyanja ya Atlantique mu burengerazuba bwa Afrika. Aya mazu manini cyane yabaga agenewe gucumbikira abanyaburayi bacuruzaga abantu, abategetsi b'abazungu ndetse akanakoreshwa nka gereza z'agateganyo ku mamiliyoni y'abanyafrika bambutswaga inyanja ya Atlantique. Amenshi muri yo yarari mu gihugu cya Ghana, Cote d'Ivoire, Togo, Nigeria, Benin na Gambia, ndetse amwe aracyahari na n'ubu ngubu. Aya mazu akaba yarazwe ku izina rya Points of No Return mu Cyongereza. Bishatse kuvuga ko umuntu winjiraga muri iyi nzu ntago yongeraga kuyisohokamo. Ubu n'ubuhamya bwa Jean Balbo, umwe mu bacuruzaga abacakara. Ibyumba byo muri aya mazu ni binini kandi byubatse neza n'amatafari. N'ubuvumo bunini butagira umwuka. Abirabura 1000 bashobora kubukwirwamo nta kibazo. Kubabika mu buvumo munsi y'ubutaka bituma bitaborohera kwivumbagatanya. Iyo abacakara bagezwaga muri aya mazu bagurishwaga ku bazungu bari bafite amato abajyana ku mugabane wa Amerika. Ubu n'ubuhamya bwa Thomas Phillips wari ufite ubwato butwara abacakara. Abirabura bose bamburwaga imyambaro yabo bagashyirwa mu bwato buto ari 2 cyangwa se ari 3. N'abantu bafite ubushake bwo kwirwanaho ntibashaka kuva mu gihugu cyabo. Bagerageza kenshi gusimbuka ubwato kugira ngo bagwe mu nyanja. Iyo bageze mu mazi baguma munsi kugeza barohamye bagapfa. Ntabwo baba bashaka ko ubwato bwacu buza kubarohora. Mu mato manini yabajyanaga ku mugabane wa Amerika babaga bapakiwe nk'ibicuruzwa. Amato yatwaraga abacakara yarafite uburyo bubiri bwo kubatwara. Uburyo bwa mbere bwari buzwe ku izina rya tight packers. Abacakara bagera ku 1000 bapakirwaga ubwato nta mwanya w'ubwinyangamburiro bafite hagati yabo. Hakaba n'uburyo bwa loose packers aho ubwato bwashyirwagamo abacakara 250 baryanye ku mbaho zifite uburebure bwa metero 2 n'ubugari bwa santimetero 30. Ubu buryo bwo gupakira abacakara mu mato bukaba bwaraterwaga n'inyungu umucuruzi yifuza kubakuramo. Abakoreshaga uburyo bwa tight packers bavugaga ko gupakira abacakara benshi bashoboka ari byo bizana inyungu mu gihe bagiye kugurishwa bageze muri Amerika. Aha bakaba bataritaga ku buryo babaga babayeho mu rugendo rwambukiranya inyanja ya Atlantique. Abakoreshaga uburyo bwa loose packers bo bavugaga ko bashobora kubona igiciro kinini kuri buri mucakara kubera mu rugendo aba yafashwe neza afite ingufu yanariye neza. Gusa bigera mu kinyejana cya 17 abacuruzi benshi
bakoresha uburyo bwa tight packers kuko igiciro ku mucakara cyari cyariyongereye cyane kandi bakeneye inyungu nyinshi ishoboka. Urugendo rwo mu nyanja ya Atlantique rwamaraga byibuze ibyumweru 8 kandi bakagenda bagerekeranye nta kwinyagambura. Abenshi bahasiga ubuzima. Ubu n'ubuhamya bwa James Taylor Wood, umwe mu bari bagize umutwe warwanyaga icuruzwa ry'abacakara. We heard the moans, cries and rumblings. Kumvisha ugutaka no kurira guturuka mu byumba byo munsi y'ubwato. Tumaze gufata nyir'ubwato ndetse n'abakozi be, twafunguye ibyumba dukubitana n'umwuka ushyushye kandi unuka. Mu cyumba kimwe harimo abantu barenga 400 bari kurwanira umwuka muke wari uhari. Imibiri ya bamwe yari hinamiranye mu buryo butajyanye n'imiterere y'umubiri w'umuntu. Uyu ni Edward Reynolds. Iyo ubajije bamwe mu bakozi bo mu mato yatwaraga abacakara, bakubwiraga ko ibyumba byabaga birimo abacakara byari bishyushye cyane kubera ko nta mwuka winjiragamo. Iyo aba bakozi binjiraga muri ibi byumba bitwaje udutadowa, utwo dutadowa ntabwo twakaga kubera ko nta mwuka wa oxygen wari uhari. Amato yatwaraga abacakara akaba yari yarahawe amazina meza cyane adafite aho ahuriye n'ibikorwa bibi ba nyirayo bayakoreragamo. Amwe muri yo yitwaga Brotherhood cyangwa se ubuvandimwe, John the Baptist, Yohana Umubatiza, Gift of God, impano y'Imana, Liberty, kwigenga, ndetse hari n'ubwitwaga Jesus cyangwa se Yezu. Indwara zitandukanye harimo diare, ubushita, iseru n'izindi zijyanye n'imirire mibi zari ziganje mu bacakara bajyanwaga muri ayo mato. Umwe mu baganga bo muri ubwo bwato avuga ko wasangaga umwanda wivanze n'amaraso ku buryo washoboraga gukeka ko ugeze mu ibagiro. Abapfiraga muri uru rugendo bajugunywaga mu nyanja. Uyu ni Howard Jones. If indeed someone got sick with smallpox, which was iyo umuntu yarwaraga indwara nk'ubushita, icyo gihe itaravurwaga, bahitaga bamujugunye mu nyanja akarohama. N'abandi bantu bakekaga ko banduye iyo ndwara nabo bajugunywaga mu nyanja. Abatarashoboraga kwihanganira uru rugendo nabo bageragezaga kwiyahura bijugunya mu nyanja. Abenshi muri aba baba amafunguro y'amafi manini yo mu nyanja. Ubushakashatsi bukaba bwerekana ko aya mafi nayo yaramaze kumenya ko abantu benshi bajugunywa mu nyanja, ku buryo yarasigaye akurikirana amato yikoreye abacakara arekereje ko hari uwo bajugunya akamurya. Gusa nk'uko bagerageza kwirwanaho mu gihe bari bakiri muri Afrika, banageze mu nyanja bakomeza kugerageza guharanira ubwigenge bwabo no gusubira mu miryango yabo. Kugeza ubu havugwa inshuro zigera kuri 300 abacakara bagerageza kwivumbagatanya ku bacuruzi b'abacakara. Gusa imyivumbagatanyo izwi cyane kurusha iyindi nibera ku bwato bw'abanya-Espanyol La Amistad. And deep and wide, the shore is far away, and I must swim this heavy tide every night and every day. Hari ku itariki 27 Kamena 1839 ubwo bwato bwitwa La Amistad, bisobanura ubushuti mu cyesipanyole, bwavaga mu cyambu cya Havana muri Cuba, icyo gihe yari koloni ya Espagne, bukerekeza mu gace ka Puerto Príncipe naho ho muri Cuba. Ubu bwato bwari burimo abacakara 49 kandi buyobowe na Ramon Ferra. Uyu Ramon akaba yarafite umucakara we bwite wamukoreraga witwaga Antonio, wari uzi n'ururimi rw'icyesipanyole. Urugendo hagati ya Havana na Puerto Príncipe ubundi rwamaraga iminsi 4, ariko ubwato bwagendaga buhoro ku buryo bigera ku itariki 2 Nyakanga batari bagera aho bari bagiye. Ibiribwa bari bateganyije ko bimara iminsi 4 byari byashize. Umutetsi wo muri ubwo bwato witwa Celestino abwira umwe mu bacakara yikinira ko bagiye gufata abo bacakara akaba ari bo bateka bakabarya.
ni gutyo umucakara waje kumenyekana ku izina rya Joseph Sinkwe ayobora abagenzi be mu myivumbagatanya. Uyu ni Howard Jones. The spur for the mutiny came when Joseph Sinkwe was talking to the mulatto cook on board the Amistad. Iyi myivumbagatanya itangira ubwo Joseph Sinkwe yararimo kuvugana na Celestino bakoresheje amarenga amubaza icyo bagiye kubamaza. Celestino amusubiza ko bagiye kubabaga bakabatogusa ubundi bakabarya. Sinkwe ahita afata umwanzuro ko atari bwemere ko ibintu nk'ibyo bimubaho cyangwa se bikaba no kuri bagenzi be. Sinkwe akoresheje umusumari abasha gufungura iminyururu ye n'iya bagenzi be bo mu bwoko bwa mende bari bavanye mu gihugu cya Sierra Leone. Sinkwe na bagenzi be basaka ubwato bakabona imipanga ari nayo bakoresha mu kwica abari bayoboye ubwato. Babiri mu bari batwaye ubwato batorokera mu bundi bwato buto, mu gihe abandi babiri bafatwaho bugwate. Uyu ni Clifton Johnson. They spared the life of the two slaveholders. Basigarana babiri mu bazungu bari batwaye ubwato. Umwe muri bo ni uwitwa Montez wari usanzwe utwara ubwo bwato. Sinkwe yari yaramubonye ayobora ubwato. Ntabwo bari bazi uburyo bagenda mu nyanja. Niyo mpamvu bategeka Montez kuyobora ubwato akurikiraho izuba rirasira, kuko bari barabonye ko ariho baturutse n'ubundi. Icyo gihe bizeraga ko bashobora gusubira muri Afurika, ariko iyo byagiraga nijoro Montez we ubwato yabuyoboraga mu majyaruguru ashyira uburengerazuba yizera ko azagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamara amezi hafi 2 mu nyanja kugeza bageze ku nkengero za Long Island i New York tariki 26 z'ukwezi kwa 8 1839. Aha niho ubwato bw'abanyamerika USS Washington bwari buyobowe na Lieutenant Thomas Gedney buta muri yombi abantu bose bari bari muri La Amistad. Uyu Lieutenant Gedney abajyana muri leta ya Connecticut nawe yizera ko agiye gukura inyungu muri aba bacakara, cyane ku icuruzwa ry'abacakara muri leta ya New York ritari ryemewe. Birangira ikibazo cy'abacakara bo muri ubu bwato kijyanywe imbere y'inkiko za ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko yaba Gedney ndetse na bamwe mu bagize ubwami bwa Espagne bavugaga ko bano bacakara ari ababo. Mu mwaka wa 1840 urukiko rwa Connecticut rwanzura ko kuba aba bacakara baravanywe muri Afurika mu bwato bw'abacakara byari binyuranye n'amasezerano yari yarashyizweho umukono na Amerika, Ubwongereza na Espagne. Bityo ibyo bano bacakara bakoze byose bakaba barabikoze nk'abantu bigenga kandi bari bafite uburenganzira bwo kwirwanaho. Ku tariki 9 Werurwe 1841 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwemeza ko bano bacakara bagomba kurekurwa kandi bakemererwa gusubira muri Afurika. Aba bacakara bari basigaye 39 bacumbikirwa muri Amerika mu gihe cy'umwaka. Nyuma mu mwaka wa 1842 abashakaga gusubira muri Afurika bashakirwa ubwato bubasubizayo bakajyana n'abamisiyonere b'abanyamerika. Naho abashakaga kuguma muri Amerika nabo abacakara bo mu bwato bwa La Amistad ni bamwe muri bake bagira amahirwe yo kubohorwa bagasubira iwabo. Abandi amamiliyoni ntago bagera ayo mahirwe. Ababashije kurokoka urwo rugendo rwo mu nyanja ya Atlantique bajyanwaga nanone ku masoko y'abacakara ku mugabane wa Amerika, aho abazungu bazaga kubagura kugira ngo babakoreshe mu mirimo itandukanye, cyane cyane iy'ubuhinzi. Uyu ni Clifton Johnson. They were taken into a slave market. Boherezwa mu isoko ry'abacakara, umuguzi akaza avuga umubare w'abacakara akeneye. Abacakara berekanwaga bambaye ubusa, ushaka kubagura akabakorakora umubiri wose kugira ngo yumve niba bameze neza. Uyu ni Mary Prince, umwe mu bana b'abacakara ugurishwa. At length, the vending master who was to offer us for sale like a sheep or a cattle. Ubwo njye na murumuna wanjye dukurikira mama ku isoko. Hashize akanya uwari ushinzwe guteza cyamunara yegera mama amubaza umukuru muri twe. Ubwo mama nyine yahise ntunga urutoki ntacyo avuga. Uyu mugabo afata ukuboko ubundi anjyana mu muhanda hagati atangira kunzengurutsa nyerekana.
ngotwa n'abagabo benshi batangira kunkorakora kimwe nk'uko umubazi w'amatungo akorakora itungo agiye kugura ashaka kumva niba rishishe. Cyamunara yatangiriye ku mapawundi make ari kugenda izamuka kugeza ku mapawundi 57. Abantu bari bari hafi aho bavuze ko naguzwe amafaranga menshi ugereranyije no kuba nari nkiri umwana. Mary Prince, former African captive. Ubundi buryo abacakara bacuruzwagamo kwari ukubashyira hamwe, hanyuma abashaka kubagura bakabanyuramo icyarimwe, buri wese afata abashaka akabashyira mu nguni ye. Ibi ubundi mbere byakorwaga bari kugura inyamaswa. Byari bigeze naho abantu bagurishwa muri ubwo buryo. Uko imyaka yegeraga imbere ni nako ibiciro by'abacakara byazamukaga cyane. Mu 1754 umucakara yaguraga amadolari 260, bigera mu 1850 ageze ku madolari 400, no kuvuga amadolari hafi 11,000 yo mu mwaka wa 2009. Mu mwaka wa 1860 yarageze ku madolari 800, no kuvuga 21,000 by'amadolari yo mu mwaka wa 2009. Ariko abacakara bari bafite ubumenyi bwihariye mu kintu runaka, bashoboraga kugeza ku madolari 2,000 y'icyo gihe. Amateka nubwo bukomeza kugeza mu myaka 1800 hagati, hari abantu bari bamaze igihe kirekire bagerageza kubuhagarika. Igihugu cya Denmark cyari cyaranagize uruhare rukomeye mu icuruzwa ry'abacakara, nicyo cyambere gishyiraho itegeko rihagarika icuruzwa ryabo mu mwaka wa 1792. Iri tegeko ritangira gushyirwa mu bikorwa guhera mu 1803. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo gishyiraho itegeko rihagarika icuruzwa ry'abacakara mu mwaka wa 1807, ndetse kikanabuza ibindi bihugu kugira uruhare mu icuruzwa ryabo. Aha bikaba byaranyuraga mu masezerano Abongereza bagiranaga n'ibihugu nk'Ubufaransa, Suède, Ubuholandi n'ibindi. Umuntu wafatwaga akaba yarashoboraga gukatirwa igihano cy'urupfu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zihagarika iyinjizwa ry'abacakara ku butaka bwazo guhera mu kwezi kwa mbere 1808, ariko ubucuruzi bw'abacakara mu gihugu hagati bugakomeza kugeza mu mwaka wa 1865, ubwo intambara y'abanyagihugu yari ishingiye n'ubundi ku icuruzwa n'ikoreshwa ry'abacakara yarangiraga. Ku itariki ya mbere Mutarama 1863, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abraham Lincoln ashyiraho itegeko The Emancipation Proclamation, ryavugaga ko wari umucakara wese muri leta zashakaga gukomeza gukoresha abacakara yagombaga guhita yigenga. Iri tegeko rikaba ryararebaga abantu bagera kuri miliyoni 4 bari muri leta zifuzaga gukomeza ubucakara. Mu kwezi k'Ukuboza 1865 nibwo hemezwa burundu ko abacakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaye abantu bigenga, nabo bafite uburenganzira nk'ubw'abandi baturage b'icyo gihugu. Mu mwaka wa 1808 igisirikare kirwanira mu mazi cy'Ubwongereza gishyiraho umutwe wihariye ushinzwe kurwanya icuruzwa ry'abacakara mu nyanja ya Atlantique. Kugeza mu 1860 uyu mutwe wari umaze gufata amato 1600 yikoreye abacakara. Abagera ku 150 basubizwa mu buzima busanzwe muri koloni y'Abongereza ya Sierra Leone. Ubwato bwa nyuma bwikoreye abacakara bugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ubwitwa Clotilde. Aha hakaba hari mu mwaka wa 1859. Igihugu cya nyuma gihagarika icuruzwa ry'abacakara binyuze mu nyanja ya Atlantique ni Brazil mu mwaka wa 1831. Ariko n'ubundi ubucuruzi burakomeza mu buryo butemewe n'amategeko kugeza mu myaka ya 1860. Ubucuruzi mu gihugu hagati bwo bukomeza kugeza mu 1870.
nk'uko tumaze kubibona ibihugu bitandukanye bitangira gushyiraho amategeko avanaho icuruzwa ry'abacakara guhera mu 1804. Abahanga mu mateka nka Walter Rodney bavuga ko ibi biterwa hanini no kuba inyungu zavaga mu bucakara zari zitangiye kugabanuka ndetse na tekinoloji iri gutera imbere ku buryo abacakara bari batagikenewe cyane. Ariko nanone hiyongeraho ko bamwe mu bategetsi cyane cyane abo mu Bwongereza bari batangiye kugira inkomanga ku mutima bitewe n'uburyo abacakara bafatwaga. Indi mpamvu umuntu atakwirengagiza ituma ubucakara butangira gucibwa ni imyivumbagatanyo ishyiraho leta ya Haiti. Magana 789 Saint-Domingue ariyo Haiti y'ubu ngubu icyo gihe yari koloni y'Abafaransa yahingaga 60% by'ikawa yose yo ku isi, igakora kandi 40% by'isukari yose yakoreshwaga mu bihugu by'Ubufaransa n'Ubwongereza. Icyo gihe Saint-Domingue niyo yari koloni y'Abafaransa ikize kurusha izindi. Kugeza mu 1789 abazungu bagera ku 40,000, abirabura bigenga 28,000 n'abirabura b'abacakara 452 bari batuye muri Saint-Domingue. Abenshi muri aba birabura b'abacakara bakaba bari baravukiye ndetse bakurira ku mugabane wa Afrika. Ibi byatumaga kubagira abacakara no kubakoresha imirimo ku ngufu bitoroha. Ikindi kandi bari barazanye imico yabo ndetse abenshi banavugaga ururimi rumwe ku buryo ubwumvikane hagati yabo bworohaga. Abenshi muri abo bacakara bakaba barabo mu bwoko bwa Yoruba bwo muri Nigeria, harimo abo mu bwoko bwa Fon bwo muri Benin, abo mu bwami bwa Kongo mu gace karimo Angola n'uburengerazuba bwa Kongo y'ubu. Abanyekongo bakaba bari bihariye 40% by'abacakara bose. Aba bacakara bari baranashyizeho idini yabo yihariye ihuza imyemerere gakondo ya Kinyafrika n'imyemerere y'idini Gatolika. Iryo dini rikaba ryitwa Voodoo. Babirabura bigenga nubwo bitwaga ko bigenga, hariho amategeko ababuza gukora imirimo imwe n'imwe ndetse hakaba n'abategeka kwambara mu buryo runaka. Ababirabura rero nibo baza kuyobora imyivumbagatanyo y'abacakara aho ngaho muri Haiti. Mu kwezi kwa gatanu 1791 abategetsi b'Ubufaransa baha ubwene igihugu abirabura bigenga, ariko ibi ntibishimisha na gato abazungu. Nibwo ubushyamirane hagati y'impande zombi butangira. Tariki 21 ukwezi kwa munani uwo mwaka w'1791 abacakara ibihumbi bari mu masengesho y'idini ryabo ubwo hagwaga imvura nyinshi ivanze n'imirabyo. Aba bacakara babifata nk'ikimenyetso cyo gutangira imyivumbagatanyo. Iryo joro batangira kwica abashebuja, ari nabwo intambara yeruye itangira. Mu mezi abiri abacakara bagera ku bihumbi 100 bica abazungu ibihumbi 4 barimo abagore n'abana. Bangiza kandi n'imirima amagana y'ikawa n'isukari. Nyuma y'imyaka myinshi y'intambara yinjiramo n'ibihugu by'Ubwongereza na Espagne, umwirabura Jean-Jacques Dessalines wari warayoboye uruhande rw'abacakara agirwa perezida w'igihugu cyigenga cya Haiti ku itariki ya 1 Mutarama 1804. Uyu Dessalines atanga itegeko ko abazungu bose bari basigaye muri Haiti bicwa. Hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa kane uwo mwaka abagabo, abagore ndetse n'abana b'abazungu bari hagati y'ibihumbi 3 na 5 baricwa. Abakiba bishoboye burira amato bagahunga. Ubu bwicanyi burangira nta muzungu n'umwe usigaye muri Haiti. Itegeko shinga rishyirwaho mu mwaka ukurikiyeho w'1805 ryavugaga ko abaturage b'icyo gihugu ari abirabura kandi ko nta muzungu wemerewe gutunga ubutaka muri Haiti. Haiti iba igihugu cya mbere cyigenga muri Amerika y'Amajyepfo. Ikaba igihugu cya mbere cyigenga kiyobowe n'abirabura nyuma yo kwigobotora ubukoloni, akaba ari nacyo gihugu cyonyine cyabonye ubwigenge bitewe no kwivumbagatanya kw'abacakara. Ishyiraho amategeko ahagarika icuruzwa ry'abacakara
Kugeza ubu abantu bari hagati ya miliyoni 21 na miliyoni 46 hirya no hino ku isi babayeho mu bucakara butandukanye. Igihugu cy'Ubuhinde kikaba kihariye abantu bagera kuri miliyoni 18 babayeho mu bucakara. Ubushinwa bukagira miliyoni 3 mu gihe Pakistan ifite miliyoni zirenga 2. Abakora imirimo y'uburetwa bakaba binjiriza abo bakorera agera kuri miliyari 35 z'amadolari. Ubu bucuruzi bw'abacakara bukaba bwaragize ingaruka zikomeye ku bwiyongere bw'abatuye umugabane wa Afurika ndetse n'iterambere ryawo. Umunyamateka Walter Rodney avuga ko mu gihe cy'icuruzwa ry'abacakara imibare y'abatuye Amerika n'Uburayi yiyongereye cyane, mu gihe ku mugabane wa Afurika iyo mibare idahinduka. Mu mwaka w'1750 Afurika yari ituwe n'abagera kuri miliyoni 106, ariko bigera mu 1850 ari miliyoni 111 gusa. Mu gihe Amerika yari ituwe na miliyoni 2 mu 1750 bigera mu 1850 ari miliyoni 26. Uburayi bwo bwari butuwe na miliyoni 166 mu 1750 bigera mu 1850 ari miliyoni 276. Imibare y'abatuye Afurika yongera kwiyongera nyuma y'uko icuruzwa ry'abacakara rihagaritswe. Abenshi muri aba bacuruzwaga babaga ari abasore n'abagabo bafite ingufu zo gukora, ku buryo izo ngufu zijya gukoreshwa hakurya y'inyanja muri Amerika aho gukoreshwa iwabo muri Afurika. Uyu Walter Rodney avuga kandi ko inyungu zavaga mu icuruzwa ry'abacakara zigira uruhare rukomeye mu iterambere rya Amerika n'Uburayi ndetse n'iterambere mu by'inganda muri ibyo bihugu mu kizwi nka Industrial Revolution. Kugeza uyu munsi ibihugu byagize uruhare rukomeye mu icuruzwa ry'abacakara ntabwo byari byasaba imbabazi ku byabaye. Mu mwaka wa 2001 ibihugu bya Afurika byatanze icyifuzo ko ibihugu nk'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Portugal na Espagne byasaba imbabazi ku kuba byaravanye abantu muri Afurika bikajya kubagurisha muri Amerika. Hari ibihugu byari byiteguye gusaba imbabazi, ariko Ubwongereza, Portugal, Espagne, Ubuholandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birwanya kino cyifuzo. Imwe mu mpamvu ikaba ari uko bitinya kuba byategekwa gutanga indishyi ku bihugu byagizweho ingaruka na buno bucuruzi. Gusa ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika n'ahandi byagiye bisaba imbabazi ku byabaye, cyangwa se bigashyiraho iminsi yo kwibuka abacakara bajyanywe ku ngufu muri Amerika. Ibyo ni nka Benin, aho mu mwaka w'1999 Perezida Mathieu Kerekou yasabye imbabazi ku ruhare Abanyafurika ubwabo bagize mu icuruzwa rya bagenzi babo. Ubushakashatsi bukaba bwerekana ko abantu bagera kuri miliyoni 3 banyuraho muri Benin bajyanywe muri Amerika. Mu mwaka wa 2006 Perezida w'Ubufaransa Jacques Chirac yatangaje ko itariki 10 Gicurasi ari umunsi wo kunamira abagizweho ingaruka bose n'icuruzwa ry'abacakara. Perezida wa Ghana Jerry Rawlings nawe yasabye imbabazi ku ruhare igihugu cye cyagize ku icuruzwa ry'abacakara. Mu 1998 Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasabye abategetsi gakondo ba Uganda nabo gusaba imbabazi ku ruhare bagize mu gufata abaturage babo bakabagurisha mu bucakara. Mu mwaka wa 2006 uwahoze ari Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Tony Blair asaba imbabazi, ariko mu buryo buteruye, ku ruhare igihugu cye kigera mu icuruzwa ry'abacakara. Gusa abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Afurika ntago bishimira imvugo ya Blair kuko yasaga nkaho irinda Ubwongereza kuba bwatanga indishyi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta ya Virginia yatangaje ko ibabajwe n'uburyo Abanyafurika bagizwe abacakara ndetse n'uruhare abaturage b'iyi leta babigizemo. Aho hari mu mwaka wa 2007 ubwo mujyi wa Jamestown wizizaga imyaka 400 umaze ubayeho. Uyu ukaba ari umwe mu mijyi ya mbere yubatswe n'abakoloni b'Abongereza, ndetse ukaba ari umwe mu byambu bya mbere binyuzwaho abacakara baturutse muri Afurika. Mu myaka ikurikiraho ya 2008 na 2009 Inteko Ishinga Amategeko na Sena bya Amerika
bitora ibyemezo bisaba imbabazi ku bucakara bukorerwa muri Amerika ndetse n'amategeko abyinagaza abirabura ashyirwaho nyuma yaho. Red Blue JD